amfashe tumuganize ku kibazo cya ADEPR kuko ni Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu. Mwavuganye na Minisitiri? Twaravuganye ngiwe. Umwanya ungana gute? Ni hagati y'isaha gutyo. Impamvu mfite n'amarangamutima yanjye mbabarire kubivuga gutyo, nta nubwo ni butindeho byinshi, twavuganye ni byinshi ndabicamo, ariko n'amarangamutima gushima ni ngombwa. Yankoze ku mutima Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu, yankoze ku mutima. Ndagushimenya ko wa Minisitiri, ndagushimenya ko wa Perezida wa Repubulika mushizeho. Mwese ndagushimiye TV mudukurikira mu ibiganiro byacu, twongeye kubaha ikaze mu nce zitandukanye muherereyemo, abari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburasirazuba ndetse no hagati mu mujyi wa Kigali. Mwese tubahaye ikaze kuri TV. Sinamwe gusa twereka twambuke n'imbibi z'igihugu cyacu, Afurika, Aziya, Oceania, Burayi, Amerika, hose aho buri wese ahereye, reka twifurize ibihe byiza ndetse tuguha ikaze. Uyu mwanya ni umwanya tuba dukomeje kubagezaho byinshi bitandukanye, aho tuba tubazanira abatumirwa benshi ku Irenga TV kugira ngo tugende tubagezaho byinshi kandi bibaryoheye byiza cyane. Tunagusaba ko iyo ukibonye ikiganiro gukora subscribe biradushimisha, wakora commentaire bikadushimisha kuko commentaire ziradukebura, zitwigisha byinshi, ziduha umurongo. Commentaire turazikunda cyane, uko bitekereza, uko burya commentaire ni igitekerezo cyawe, uko bitekereza urabyandika tukabyakira kandi natwe biradufasha mu kazi kacu ka buri munsi. Ndi Clement Bagemahe, turi kumwe n'umutumirwa wacu uyu munsi. Umutumirwa wacu dufite agiye kutugezaho byinshi cyane, yenda ku Irenga TV ubwo bugiye kuvuga mbere hakandagiye cyangwa yicaye muri izi studio, tugiye kumwakira tubwire byinshi cyane. Uyu ni umupasiteri, asanzwe ari impirimbanyi, niko rwose tumuvuga ko ngeze ubu twicaranye wicaranye no kuri izindi cyangwa ahandi y'Urwanda, ariko tumuzi ko ari impirimbanyi iharanira igihe cyose impinduka, cyane cyane mu idini ryitwa ADEPR. ADEPR abantu muri iyi minsi ni star, kandi si star so ni star gusa, ifite n'ibikorwa by'ubustari kuko ifite ibikorwa bihambaye byinshi byiza, ndetse n'ibikorwa ADEPR yagiye ikora mu byiciro byayo byose. Ariko muri iki gihe igenda igaruka cyane mu itangazamakuru kuko ni idini rwose bigira byinshi bigenda bigaruka mu bantu, bigenda bigaruka ku buryo kubivugaho rwose aba ari ngombwa, ari n'abari na byiza, ntacyo biba binatwaye, cyane cyane kumenya impamvu zituma iri dini rigaruka mu bitangazamakuru, rigarukwaho aho wicaye, kurivugaho mu buryo umwe ku bundi. Turi kumwe rero na pasiteri, twavuze ko ari impirimbanyi mu guharanira impinduka muri ADEPR. Turakwakiriye cyane mu Irenga TV. Muraho neza? Muraho neza Bagemahe. Amakuru ni meza. Nikakuma urakegera neza? Umeze neza, urakomeye? Ndaho. Turakwakiriye cyane mu Irenga TV. Ndabashimiye, murakoze cyane. Okay. Abadukurikiye bashaka kumenya aho twatangiye tuvuga ngo ni impirimbanyi, uhirimbana uraza kubisobanura nabyo niba twabyise neza cyangwa nabi, ariko impirimbanyi ninde, witwa nde, uri muntu ki, seve yawe muri make mu ncamake? Murakoze cyane nkuko bivuze. Impirimbanyi ni izina nahimbwe n'itangazamakuru, kuko bivuze nagiye ngaragaza ibibazo byo muri ADEPR igihe kitari gito, hanyuma kugeza n'uyu munsi ibyo impinduka naharene sindazibona, niyo mpamvu ngomba ngaruka mu itangazamakuru. Reka rero mbibwira amazina, hanyuma barakubwira amazina dusenge kugira ngo abantu barusheho kumenya. Nitwa Pasiteri Karamuka Frodouard, mu itorero ADEPR mu Rwanda, nkaba ntuye mu karere ka Gasabo, ubwo ni mu mujyi wa Kigali hano, umurenge ni wa Gisozi, akagari ni Ruhango, umudugudu wa Ntora. Ni ukuvuga ngo ibyo bita amasibo n'ikemba, hari hafi ya Ecole Belge, hafi y'ikibanza cya nyakubahwa Perezida wa Repubulika, niko bahita. Aho bita ku kibanza? Yita ku kibanza. Kuma kafate neza. Hanyuma rero nkuko wabivuze, uyu munsi ndi hano muri Irenga TV. Nanjye ndagushimiye Bagemahe, twaragendanye igihe kitari gito, nkuko yivuze ko nakwivugaho gatoya. Natangiye igihe cy'abakaruranga
we na mbere gato naho ndaza kubivugaho nubikenera ariko ndabwiye cy'ubuyobozi bwa Karuranga nandiki inzego zitandukanye kugira ubwo ngeza no kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika ndamwandikira sobanura ibibazo byari muri ADEPR. Icyo gihe ikibazo cyarakemutse, inzego zivaho, RGB kuraho inzego. Hanyuma rero icyatumye nagubwa ngaruka mu itangazamakuru, RGB imaze gukuraho ubwo buyobozi yahise dushiriraho ubundi, bituma rero ndasoma ko nakunda gukurikira ibaruwa yakuyeho bakaruranga, ndeba ingingo yabakuyeho yari ingingo ya 78, nshaka ingingo ishizeho abo RGB ishizeho Ndayizeye Isai nabo bari kumwe mbura ingingo ibashiraho. Mbyibazaho byinshi rero nandikira RGB ibaruwa ya mbere nyigira inama, ubwo ari subi nyuma gato bakimara kuvaho twarabandikiye tubagira inama ko bareka none itora ADEPR rikishiraho ubuyobozi kuko rifite abariyoboye, ari itora rikora muri Repubulika y'u Rwanda, ryahawe uburenganzira cyangwa ubuzima gatozi na Leta y'u Rwanda, risohoka muri gazete ya leta kuva muri 40 kugeza icyo gihe hari mu bihumbi 2020. Ubwo rero RGB ntigeze insubiza, tuboneshezeho ubuyobozi, turayandika tuyibaza amategeko yashingiyeho, tuyibwira ko iregera amategeko y'umuryango ADEPR, yaba stati ya ADEPR, yaba agreement d'intérieur gengo umuryango n'amanandi mabwiriza gengo umuryango wa ADEPR, ntigera isubiza. Twandika ibaro ya gatatu ntiyadusubiza, tuyisaba umubonano ntiyadusubiza. Hanyuma ubwo mpitamo ku itariki ya 16 z'ukwa kabiri ariyo ibaru ubona mfite hano, ibaru mfite hano, iyi ngiyi ureba, iyi ngiyi uri kureba, iyi ngiyi umunyamakuru arimo arayibona, dore ngiyi wenda araza kwifotora yishyireho. Nandikira Minisitiri muri Presidence kuko urwego rwa RGB ruyoborwa muri Minisitiri muri Presidence. Hanyuma ibyo bita gutakamba, nkora icyo bita ubutakambe, nabigarutse inshuro nyinshi. Impamvu bigarutseho nibwo bwa mbere nje muri Irenga TV, ndagira ngo nabyo mbigarukeho kuko abanyarwanda bavanga amagambo aryo hasubiwemo. Nzahora mbisubiramo kugeza igihe bizahindukira amateka, kabone ibyo nahariye nebihinduka. Ntibazagira ngo nibyo yabindagaruye n'abari bunyumve ngo deni nibyabundi ni wawundi n'ubundi nibyabindagaruye, ariko uyu munsi bifite ibindi bishasha. Ndagira ngo mbatera amatsiko abagiye bankurikira n'abazakurikira iki nabiri gukurikira iki kiganiro n'abazagikurikira, haba nkuko ivuze mu Rwanda, hirya no hino muri Afrika, mu Buraya, Aziya, Australia, Amerika. Mfite bishasha nje kubagezaho uyu munsi aho bigeze, mbese nje kubabwira aho bigeze, kandi aho bigeze ni heza kuko inzego zatangiye kubyumva. Ubwo muri make nibyo nagombaga ko warunsabye kwisobanura no cyangwa se kwidondora umugani w'abarundi. Ubwo rero naho bigeze kugeza ubu. Urakoze cyane Pastor Karamuka. Uri umubyeyi wubatse? Kubera mpora mu itangazamakuru ndubatse, mfite umugore na Imana mpaya, mfite umufasha n'abahungu n'abakobwa. Ntabwo nakwirirwa mvuga umubare, ariko mfite abahungu n'abakobwa nabyariye muri iki gihugu kirimo amahoro. Burya iyo hari amahoro abantu barabyara. Urakoze cyane Pastor Karamuka. Twishimiye kwakira nk'uko twakomeje kubivuga mu Irenga TV. Nshuti bakunze mukurikira Irenga TV, Pastor Karamuka amaze gukora icamake y'uwari we, ariko tukiri aho mbere ko tubwira ibishyashya, uri impirimbanyi mu byitwa ADEPR. Mbizi ko wagiye bitangira kera kuva rutangiranye n'u Rwanda rushya, niko biri, kuko abitwa ba Pastor Munonoka nzi ko mwagiye mubana munakorana. Wabaye impirimbanyi kuva icyo gihe. Ese kuva icyo gihe kugeza uyu munsi ibyo wahirimbaniye kuki ubona bitagerwaho cyangwa bidakorwa? Nabwiye abadukurikira, ndi umupasiteri, ndi umuvugabutumwa. Reka tumaze twiragiza Imana imbere yuko tugaruka kuri ibyo. Twubaha Imana nibyo byiza, nyakubaha Imana Data wa twese uri mu ijuru.
no kwicubero no guhimbazwa nta rindi zina twahawe mu ijuru no mu isi dukiriramo no gukirizwa amatari izina rya Yesu izina ritanga amahoro izina ryaje mu isi rije gucungura abayirimo ryasimbuye ubutambyi riza kugira ngo ababuze amahoro bayabone uyu munsi ari amahoro muri Kristo Yesu kuba mwizera n'abamwiringira kandi n'abataramwizera dufite icyizere ko bazamumenya ko ari umwami ndagushimiye Yesu rero dushikiye muri iki kiganiro izina ryawe ryo rishyirwa hejuru izina ry'Uwiteka Imana yacu rishyirwe hejuru ibendera ryawe rizamurwe muri Repubulika y'u Rwanda kandi icyubahiro cyawe cyongere kizamurwe muri ADEPR urakoze urakarama sengeye abanyamakuru bampaye ikiganiro n'ubuyobozi bw'iyi TV ndetse n'abandi bose badukurikiye n'abazatwumva bose bahabwa umugisha urakoze data bisabye mu izina rya data twese n'umwana mwuka wera amen. Ubwo rero warumbajije uti ko wahirimbanye kuva kera ngira kera ntabwo nari impirimbanye impirimbanyi ni izina rivutse ejo bundi nakubwiye ko ndagiswe n'abanyamakuru rero icyo gihe n'ubundi harimo ibibazo buriya njyewe ndi umuvolutionneri ndi umuntu muri nge mba numva ikintu iyo ntakibona ko kiri mu murongo mba numva cyahinduka no muri giwanje no mu gihugu ibintu bigenda bihinduka ngira ngo no mu Rwanda hagiye haba impinduka wenda nshingiye kuri ibyo ejo ushobora kuba naravutse nicara wenda ku gatebe gasanzwe kwa dutebe twa kera no mu rusengero twaje kwicara ku dutafari twimukira ku ntebe zino za ano mafomu urayabona tuzivaho tugufata intebe zegama uyu munsi tugeze ku masheje urabona meza urabona ahangaha twicaye no muri studio kera ntago rukuzasaga najyaga ntanga ibiganiro nigeze kujya muri radio Rwanda hano na radio y'Uburundi ayikoreyeho yitwa Kabondo ibiganiro byinshi nkorera ku radio menshi y'Uburundi menshi cyane nagiye ntanga ibiganiro kuko niho nakunze kuba cyane rero ibintu bigenda bihinduka urabona studio twicayemo urabona ibintu urabona wagira ngo ni nko ni hano imbere hano uko hano utahabona kamera itakwereka hariya wenda nuhabona abahabona urabona hano wagira ngo ni mu birunga ni handi bitiringage harasa neza ndabona n'umukobwa mwiza wicaye ukurikiranye ikiganiro umukobwa mwiza w'inzobe aseka neza cyane nibese ibintu byarahindutse kera ntiwabona abakobwa mu itangazamakuru ubwo nibyo nari nkubwiye urabona amatapi ahantu dukandagiye okay ni ukuvuga ngo rero impinduka buriya ni ngombwa niwanje birahinduka bigenda bihinduka. Okay urakoze cyane kera ntiwari impirimbanye ariko uharanira impinduka. Pastor Karamuka kuri uyu munsi yenda turazagaruka kuri Karamuka nyirizina mu wundi mwanya tuzafata ikindi kiganiro yenda turareba kuntu Karamuka ni mu ntoki ibyo turigira ukwabyo. Yes kuri ubu ngubu ibigezweho ni ibihe ko ati kuva ku bwa Karuranga na Karangwa John Karangwa FM na Karangwa John hari byo mwagaragaje muri garagariza RGB igiye kubikora atishyiraho ubuyobozi kugeza ubu se nturishimira ubuyobozi buhari burangajwe imbere na Ndayizeye Iza Pastor Ndayizeye Iza uko mbyuka uko nguye niko mbyuka ngomba ndi forodwari ushaka impinduka kuba RGB ntabwo ariyo yabikoze nabuye ko njyewe nandikiye nyakubahwa perezida wa repubulika n'abagenzi banjye twari kumwe ndakubyitira ko ari njyewe nari kumwe n'abandi nkuko nagiye mbigaragaza nkazana n'amazina abandi nkora twese tujya dusinya turi nk'abantu magana twagiye muri presidence inshuro zirenga zitari munsi y'esheshatu icyo gihe cyaba Karuranga habayeho n'abahuza baraduhuza RGB cyo kora presidente ibwira RGB ko yaduhuza kugira ngo ibibazo birangire ibibazo bikemuke cyane bijyanye no n'imiyoborere twavuga ku bijyanye n'imiyoborere myiza iterambere ry'abakristo ibintu byarangiza ibibazo birimo harimo n'ubujyanama ko hari ibibazo cyane binakomeye bivuga ngo abakristo bari bafite ibibazo byo kuba baragiye bahemukirwa n'abapastori ari uburyo bwo kubasahura ari uburyo kubiba imitungo ari uburyo kubahagarika nta mpamvu ndavuga nti byose bigomba gusuzumwa none ko ubuyobozi byagendaga busimburana
niko bwagendaga abo busimbuye abari bariho bose bakamanurwa ndetse bakanirukanwa ntibirukanwa gusa wenda no mu bupasitori cyangwa mu buvugabutumwa bigafata no mu mishinga ya ADEPR cyangwa mu mashyirahamwe ya ADEPR hose uwazaga yahita agashira habi rero njye bo kigenda nababwiraga ni muri zo nama nabwiraga ba Karuranga nkababwira nti rero mwebwe murabona batoma basimbuye Samuel yaragiyeho kubera amatora yaratowe muri 2005 atsinda Sibamana noneho baramurwanya avaho ngiye cyo gihe nari mu Burundi sinari impari nari Burundi avuyeho abakoranye na Samuel bose Sibamana ni wari uyoboye icyo gihe abari ku Samuel bose barabamanura babakuraho bamwe abandi baranabirukana urabona nk'umuntu yabaye regionali ukamumana ku buryo umusha ku mudugudu uko n'ugutandira amategeko ya ADEPR ntabwo rukoze umuntu yabaye regional agakorwa mu ntera ujya mu ntera kuvanwa mu ntera umanuka mu ntera bagomba kuva mu ntera uzamurwa mu ntera ntibyemewe kuzamurwa mu ntera biremewe nabwo ni tape nabwo ni amatape ntabwo hagurukira mu kintu kimwe wena nubwo tugiye hari ibyo tugiye kugeraho ngo uhite usimbuka uyu munsi ntabwo wabura umukirisitu urabyumva ngo ejo bagusengerwe pastori uca mu gitondo ubu mushumba niho ngarukiye kubera nibwo amategeko ntayo nazanye ariko avuga imyaka uburambo umuntu aba do kugira bishingiye ku mategeko itegeko ryemera ko umuntu yabatizwa ejo pastor ejo umuvugizi ariko nyine akazamuka uko nakubwiye hari ibyo bimusaba icyambere ubu mukirisitu wenda kamyihutisha ubu mukirisitu nicyo kibanze ni base ya mbere no kumukirisitu yo mukirisitu waye fondateur wa umunyamuryango wa ADEPR ubu ufite uburenga mu bukirisitu ubabaye umukirisitu muri 40 itoro rigira mu Rwanda nubaye umukirisitu uyu munsi bose banganya uburenganzira ku mitungo ya ADEPR n'uburenganzira mu bukirisitu noneho mu bijyanye no kuzamuka ariko wa wundi wabaye umukirisitu none ntabwo umucumu gitaba mugira pastori agomba amanzira zo kubatizwa harimo inzira zo gukurikiranwa harimo inzira zo kwigishwa doctrine y'itorero hari byinshi acamo noneho urumva ko haba muri kuzamurwa ntabwo rero kwinjira muri ADEPR kano kanya bita bigo uburenganzira bwo kuza no mu nzego kandi ADEPR ntishingiye no ku nzego wanashaka narakoze no kubitindaho wenda tuvuga uburyo kujya mu nshingano muri ririya dini ikorwa ubwo tugaruka kuri kiriya wakomeje kugarukaho kivuga ukuntu hari ibibazo mwakomeje kugenda mugaragaza ubwo kwari kugiye cya Karuranga Ephraim ndetse na Karuranga John nyuma yaho mwari bigaragaje ati birangira ubuyobozi burahinduka nabivuzeho mbi ndi kwisobanura igihe narimo ni president nabivuzeho gatoya nabivuzeho kariko kambigarukeho neza kuko ubu nibwo twinjiye mu kiganiro nyirizina RGB nakubwiye ko yakoresha ingingo ya 78 ikuraho ba Karuranga kandi iteko nshinga RGB irabyemererwa nk'abashinzwe babanaho ubuyobozi bw'idini bw'amadini iyo ngingo niyo bashingiraho uretse ko nayo atari yo banakoresheje ariko nyine barayifashishije ntacyo ntabwo ndi buyigarukeho wenda n'ushatse uzayigarukaho naho babikubera babikoze bahubutse nayo siyo bagomba gukoresha hari indi ngingo RGB ikoresha kugira ngo kuko ishinzwe imiyoborere ndetse na imiyoborere myiza n'amadini n'imiryango ishinzwe ku myamerere byose bibarirwa muri RGB ibyo rero hari iyo habonetse ibibazo n'amakimbirane ikabagira inama nk'uko amategeko abivuga n'itegeko nshingisha ifite uburenganzira gukuraho ubwo buyobozi igasobanura n'impamvu bavuyeho ngira ngo yarabisobanuye mu baruwa yanditse ariko ikijyanye no gushiraho nta tegeko muri Repubulika y'u Rwanda ririho kuko niyo mpamvu ntiba mbitindaho kugira ngo tuze mu kiganiro nyiza cyatuzanye nuko twashatse kugira ngo tugire fondation habeho samari ibyo twagiye tuganira n'ababyumva baze kumva amakuru baje ufite aho agiye agenda ashingiye niho ngiye kugira none kuvuga ngo RGB rero nicyo cyatumye mbaza nyandikira nkuko twayandikiye tuyibaza itegeko ashingiye dushyiraho ubuyobozi iraribura bituma njya mu rukiko nagiye mu rukiko
nakubikona nanditse kasuni nyuma gato nandikiye RGB mbaro 3 ntiyasubiza ku tariki 16 nandikira Minisitiri muri Presidence ntakamba ko yakura icemeza RGB yafashe muri ADEPR dushyiraho ubuyobozi. Minisitiri muri Presidence ntiyigeze dusubiza. Hanyuma rero iyi tegeko ingingo ya 30 niba ari na rimwe na gutya ndakugeza kuri na 7 zivuga ko iyo ubutakambe bwawe butakiri ingingo y'178 so 178 na 5 ntabwo nkizibuka hasize igihe ariko ni aho ngaho ziri zose zerekana ko icyo gihe yuramutse urwego rwisumbuye utakambiye urwo rwego ntirugusubize ujya mu rukiko. Nagiye mu rukiko rero turaburana, tugenda mu rukiko twaburanye ibijyanye ni tujaburana ndege iyo itegeko RGB na ADEPR bazana inzitizi bavuga ko nta burenganzira ntakwiye guhagarara inyungu za ADEPR. Icya kabiri ntari umukristo wa ADEPR, ntari umuyoboke wa ADEPR, nta umukristo wa ADEPR. Tuburana izo nzitizi rero ari urubanza ureba urunguru urabona n'abanyamakuru uru n'urubanza uriya ndi njyewe ndi hagati mu rukiko. Uyu nguyu hano ntabwo twicaye kwa duhagaze imbere urabona cyamaze ari hejuru. Uyu ni Maître Sharangabo, uyu ni Maître Sharangabo, uyu ni Kadage, uyu ni njyewe, uyu ni umwavoka wa ADEPR na RGB. Undi wanjye n'umwavoka waki wari uhagarariye RGB mu rukiko na ADEPR bari kumwe nyine mu rubanza. Uyaragaririye inzego ebyiri bo bakoreye ikibazo hamwe. Ikibazo cya RGB na ADEPR bagize hamwe. RGB kubera yazanye ADEPR twe twareze RGB twayigubakishije mu rubanza ko yadushyiraho ubuyobozi mu buryo budakurikije amategeko. Rero nayo kugira ngo ibone ibimenyetso byo kunyihakana ikoresha ADEPR yakoreshaga ibyo inyandiko ADEPR yayoherezaga. Noneho turabunana rero inzitizi ngombwa ko umwavoka bumwe bo bashatse umwavoka umwe ngiye nifite 3. Ni uburenganzira bwabo babonaga wenda ibyo bagira. Hanyuma rero turaburana ndatsinda nerekana nyine ibyangombwa bimwe ikate y'umubatizo cyerekana umukristo muri ADEPR. Gutukiraho gatoya reka ndangize twabone kuba ku rubanza kugira ngo nuveho. Iki urubanza rwarasomwe ndarutsinda. Noneho inzitizi nsindira inzitizi biba ngombwa ko noneho bavuga ku rubanza ko twaburanye muri rusinko rw'isimbe rwa Nyarugenge tujya barwohereza umucamanza arwohereza muri Gasabo ko ari we rukomereza kuko ariho ikiregerwa kiri. RGB iri muri Gasabo urabyumva. Noneho rero iryo urubanza rugeze muri Gasabo maze gushimira abacamanza buri kigo rwisumbuye rwa Nyarugenge. Nta n'uwo badutindije kuko rwamaze kwezi hafi n'iminsi mikeya baraduhamagara barusibije rimwe mu kwa 4 kuko harimo icyo yano kwibuka n'ubwantu bubikiraga mu rugo ari barongera barwimura mu kwa 5 nimo twaburanye. Hanyuma wenda nkiri kuri aho ngaho kugira ngo mpave neza tumaje kuburana rugiye muri Gasabo twaritabye bo ntibitaba. Niho nagira ngo ndangirize twitabye bo ntibitaba turaburana ariko bavuga bati urubanza rurimo impaka. ADEPR na RGB n'ubundi nkuko babikoze bagomba kwitaba kuko rushobora kuba rurimo impaka. Urubanza rero birerekana ko rwaburiwe irengero. Kuva mwajya kuburana abandi ntibaboneke bakavuga ko rimwe impaka bongeye kujya nibura umucamanza avuze ko rugomba gutangira kuregwa rukazaja muri procedure nkuko zindi manza zitangira rwarumara imyaka n'imyaka. Kandi bo twashaka ko urubanza rugomba kwihutirwa kuko ikiregegwa twavuga ibiri kononekara ubuyobozi bwagiye burimo bwonona ibintu buri gukuraho inzego turaza kubigeraho. Urakoze cyane. Karamuka avuze ibintu byinshi n'ubu ari kugenda asimbuka kuko ni byinshi. Uyu munsi adufitiye yishimiye kuza mu Renga TV afite urwego rukomeye yavuganye narwo. Argira urwego n'ubuhe mwavuganye ejo mbere ntararugeraho. Reka buriya kubona buriya Minisitiri yaguhaye umwanya nukuri Minisitiri n'urwego rwa kabiri tuvuge n'ijisho rya Perezida. Buriya ni Perezida mwabonanye ariko mbere yuko ngera aho ngaho kugira ngo ngera ku kiganiro
oya ntabwo ariko tujye kujya reka manze shimire cyane itangazamakuru n'ukuri ryaradufashije tutarashima itangazamakuru byo byibukije kuvuga tujye gusoza ikiganiro ni kuri bushimire itangazamakuru ahubwo Minisitiri cyaka mbere ko tumuvugaho nibyo mwavuganye Minisitiri mwaravuganye cyane kuri ibibazo bya ADEPR cyane mwavuganye ashingiye kuki nicyo nkubwira ntabwo twe twabijyaho turabigarukaho ngembira mwavuganye yashingiye ku bibarwa yawe kwibarwa kuko hari abandi twumvise nibyo nyine urumva reka tujyane ikiganiro neza reka mfite impamvu dukubaza gutyo mwavuganye na Minisitiri twaravuganye ngiwe umwanya ungana gute ni hagati y'isaha gutyo urakoze cyane mbere ko tujyaho rero twakoze kudukurikiye kuri negative uyu ni Karamuka yaje kudutangariza ibyo yavuganye na Minisitiri araza kutubwira uwo ari we niba ari Minisiteri araza kubitubwira ariko mbere yuko abitubwira uyu Karamuka uko twabibabwiye kuba avuga wo guhirimbana cyangwa impirimbanyi kubera kwanga cyangwa se gushaka impinduka za buri gihe nagiraga ngo manze babwire ko yagiye agenda urugendo rurerure ariko muri kugenda urugendo rurerure Karamuka turi kumwe hano Karamuka n'ubwo yutubwira ibyo umwabwa ya Minisitiri havugwa ko utari umukristo wa ADEPR byagiye bivugwa na bikomeje hamwe ndetse hano havuze ko abiburanye ese mu by'ukuri umukristo wa ADEPR ese mu by'ukuri pastor wa ADEPR ese warasengewe hari agakarita nibonye ko batizo bagiye kutwereka ese karita mbatizo uracyayigira bazubire muri icyo kintu mbere yuko utubwire kandi nyine nyikweretse ibyo narabisobanuye ndabivuga ngewe narasobanuye ibibazo byanjye twayiburanye no mu rukiko niba twabibonye mu rukiko ibyo byose by'ubupaseri twabivuzemo bavuze bati bavuga nyine muri izo ntabwo numva niba twarabiburanye mu rukiko icyambere nkabitsindira icyambere baze ya mbere nkweretse agakarita niko nkweretse ntabwo ibindi nabizanye ibindi byangombwa mfite ibyangombwa byinshi mfite icyangombwa Pasiteri Gasana anyohereza kuja kuyobora Gasave ibaruwa narayerekanye mfite ibyangombwa nahawe na pasiteri n'umushumba Samuel narabyerekanye ndabifite Samuel usabwa Imana kiri umushumba Nyarugenge ibyo rero narabyerekanye ndumva ibyo ntanabigarukaho ibyo niba nayiburanye mu rukiko nabisise mu itangazamakuru barabifite ngomba kubabwira iyo ibyo byagiye bikuvugwa kugira ngo bajye gukora commentaire hatagira umuntu hari ukuntu tuganira wa wundi utakwemera akabandika ngo ariko ubundi asi pasiteri ntabwo tumwemera niyo mpamvu nashatse kukubaza ngo ubikubaze niba ari byo ubyemeze niba atari byo komanta ubwo ntashingire kuri uri buze yenda hari igihe tukora ikiganiro ndabakaza bagukubita hasi oya ngewe nkunda buri kintu nkunda kunengwa kandi umuntu agize commentaire nta n'uburenganzira bwe hari n'utagira commentaire akanaguharabika kuri uyu munsi ikiganiro nkuko nk'ibyakuzanye nyine ikigezweho ni iki mwavuganye iki bishingiye kuki mbese tubire umuzi ikintu mwamwaraga nicyo agiye kugeraho nibyo ninkubwiye ngewe mbere yuko ngera kuri ibyo byose ndamanza gushimira Imana ingejeje aha ngaha kuba ngeze aha ngaha nkuko nagiye mbigarukaho nkarega RGB urwego rw'imiyoborere mwiza urabyumva rutanga raporo muri presidence nabivuzeho ndanishinganisha nagira ibintu by'iterabwoba cyane kamanze nshimira Imana rero ngejeje kuba uyu munsi nkiriho no kuvuga ngo ibintu bigenda bihinduka wabonye ko ubundi kwaje gutanga ikiganiro tutambaye agapfukamunwa ariko kubera corona yakaze babonye ko n'agapfukamunwa nambaye gatandukanye na kakandi twaje gatwambara ndakona akagenda yuko ari anasanze kubera ikorona iteye ubwoba nabuze nti hari yanapfumurikana iganacamo ngira ubwoba ndaboneka nkoresha akangaka gakomeye akangaka nakiboreye nambara akangaka urabona kari protege ku buryo numva ndi stable no kuba ngo rero ibintu byose bigenda no gukaza ingamba bishatse kuvuga se ngo urasoza ikiganiro tiyeretse abadukurikiye kivuze gatoya yawe ndaza kubikora ariko nakwanduza cyangwa kwanyanduza twakwanduzanya n'iyi mikoro yonyine ntabwo na iki cyerezo giteye ubwoba nabwira abanyarwanda kwirinda kambone kubwira abanyarwanda birinde kandi bagira inama bikingize bubahirize
bubarize inama gahunda za leta inama bagira narimo mbyumva no mu gitondo bavuga ko abantu batikingije bari kwandura cyane hirya no hino ku isi simvuze mu Rwanda hirya no hino ku isi abantu babinegirije bagize negligence ntabwo uvuze mu Rwanda gusa mvuze hose no ku isi ko nabyumvishe mu kiganiro mu gitondo mu makuru bavuga ko abantu batigeze baje kwikingiza urukingo na rumwe bafite ibyago 100% byo kwandura. Okay, urakoze kuba baye mbese umuntu tuvuge ngo baye mu mukangurabaga wa RBC ariko mu Rwanda da mukangurira mugenzi we ni byiza kuko biratureba. Urakoze cyane. Hanyuma rero karamuka twishimiye kukubona waje nk'impirimbanyi haranira impinduka za buri gihe muri ADEPR kuri bati ubuyobozi bwashyize nta tegeko rigushyira bwa Past Isai. Amakuru mashya ufite niho naringe domaje kuhambaza narimbuze nikamanze nshime nari ndi gushima Imana kubingejeje ahangaha kuba ngeze ahangaha muri kiganiro nzamura Imana icubahiro kuko Imana yarahabaye kubaho kw'inkoko ntabwo ari impweza gaca ibyo rero reka twabikomeza turi mu gihugu kirimo amahoro kandi abakibohoye bakibereye amaso n'Imana ikibereye amaso abantu nibagabanye ubugizi bwa nabi no gushaka kwikiza abantu reka dukomeze nshaka kuvuga byambayeho nahuye n'ibintu birisha kenshi ubwo nimo mvuga kubijyanye n'umutekano urambwiye usa n'umuntu nyibukije ibintu byinshi byambayeho muri bivuga ngo by'impirimbanyi nahuriyemo n'amakuba menshi niko ba Paulo wanditse ngo nahuye n'amakuba menshi mu ingendo ba Paulo bageze harimo amakuba menshi harimo amarusha menshi nahuye n'ibintu byinshi birusha noneho rero nongere kandi noneho nshime narimo shimira Imana yandinze kanongere shimira itangazamakuru nubwo bavuze ko nza kurisimana nyuma ndashimira itangazamakuru ntavugiye ku giti cyanjye ku banyarwanda bose ni ijisho rya rubanda byarahabaye abanyamakuru bambaye hafi ntabwo itangazamakuru byose navuganye naryo ariko byose ari iryambugiye ritarambugisha byose ndabashimiye ku banyamakuru bakora neza badashikuza umugani w'abarundi nta gushikuza bakavugisha ukuri bakavugira abanyarwanda ndaza kubigarukaho gatoya hanyuma ngeze rero ko mangere nshimire nko kuvuze warumva giti wabonanye na Minisitiri wakimbajijeho mbere nabonanye na Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu twaravuganye kuko ngubu nta kubonana kuriho turakoresha ikoranabuhanga yampaye ikiganiro gisanzwe kandi nta cyangombwa nagomba kumubwira icyo namushakiraga namwandikiye ka SMS gatoya musaba umubonano aranshaka bwa mbere n'ubwa kabiri n'ubwa gatatu tukavugana bukeya ariko muri ino minsi cyangwa ejo kamvuga ejo hari kuwa kangahe kuvuga ko hari tariki 20 zari tariki 29 hari kuwa gatatu ejo yampaye ikiganiro rero Minisitiri sinemaje kubivuga ariko navuze ko ni Minisitiri w'ubutegetsi nyakubahwa Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu kumuvuga amazina si ngombwa ariko yitwa Jean Marie Vianney Gatabazi tumba ari uwo nguwo ndamushimiye mbere ntaravuga icyo twaganiriye ndamushimiye ndashimiye na nyakubahwa Perezida wa Repubulika yamushizeho Perezida wa Repubulika buriya afite abantu agenda ashiraho ugasanga bamufasha gushira imigambi ye mu bikorwa ni umugabo mwiza wicishije bugufi wakira umuntu azi gutega amatwi akagusubiza ataguhutaza nkuko nari mbivuze ntaravuga ibyo twaganiriye impamvu mushimiye no kubera iki nasabaga n'izindi nzego n'abandi bari mu mwanya nkuwe no kugeza no ku mudugudu bakwiye gukora nkawe ndamushimiye kuko nari maze igihe numva ibibazo agenda akemura mu gihugu ejo bundi noneho byabereye mu Bugarama byo abaturage bavuga imyaka byari bimaze imyaka myinshi sinza kwiga bisubiramo n'amateka
ariko ejo bundi agezeyo abaturage bakomye amashi barasenga baranezererwa babonye icyangombwa cy'ubutaka bwabo nyuma y'imyaka myinshi urumva ubwo rero nagiye numva ibibazo agenda akemura nicyo cyatumye namusaba ko kugira ngo amfashe tumuganize ku kibazo cya ADEPR kuko ni minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu itorero rya ADEPR ribarizwa muri iyo minisiteri ADEPR abaturage baribarizwa muri iyo minisiteri naho navuze ko RGB ikukirwa muri minisiteri minisitiri muri perezidansi ya repubulika ariko buriya minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu ni mbese ni nk'abaturage benshi bari muri iyo minisiteri rero ku bw'icubahiro cye nuko nabonye ari umugabo wicisha bugufi yagera abaturage nkuko na nyakubahwa perezida wa repubulika abikora iyo yagiye mu baturage naho ikibazo cya korona abaturage benshi bazabona umukuru w'igihugu ibintu byarabarenze kuko hari abayobozi ubona batameze neza aho uje kumva ko mu muturage arishyuza amafaranga ngo ati baraje bashaka kuzana umuriro bacukura mu isambu yanjye bandimbura imyaka kumaga imyaka 10 wabaza umuyobozi ati bagiye batanga ibyangombwa bidakwiye ese umuturage yamara imyaka 10 atarabona ibyangombwa utaramuranye niba afite irangamuntu ntari umunyarwanda abarizwa ku butaka bw'u Rwanda akaba atari n'umunyamahanga nyina afite imitungo yayishurwa akaba uwo muntu yamara imyaka 10 atarabona ibyangombwa bimuheza amafaranga ndi gushaka kubwira impamvu ufite namaranga mutima yanyu mbabarire kubivuga gutyo nta nubwo ni butindeho byinshi twavuganye ni byinshi ndabicamo ariko namaranga mutima gushima ni ngombwa yankoze ku mutima Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yankoze ku mutima ndagushimenya ko wa Minisitiri ndagushimenya ko wa Perezida wa Repubulika mushizeho ndagushimiye noneho nkuko nabikubwiraga hari rero hari abayobozi bake muri iki gihugu nakwita ko ari bake bafata ibibazo bakifata nk'atari ibibazo abantu bagaguma bavuza induru baguma bataka bati turarengana ugasanga inzego zirabihererekanya bisirikira bijya kwa meya bigaruka kwa gitifu bisubira ku gari bijya ku mudugudu bizamuka bikagera Minisitiri ntabwo wapfa kumubona we ni urundi rwego ntawe umubona umuntu tujya tubona ni nyakubahwa Perezida wa Repubulika niwe tubona naho Minisitiri hano mu Rwanda kuva nabo Minisitiri muri perezidansi twaramwandikiye jewe namwandikiye nakuye ko namwandikiye bara ku 16 nta nakiraho ni nomero za telefone na email yanjye nta no kumbwira ngo ibaro narayibonye washobora ko atarayibonye ariko yatanzwe na Rusiya ntabwo ubona ko Rusiya yayitanze Rusiya niwe yayitanze ariko Minisitiri abihabwa sekretari tega amatwi sekretari umusekretari nta nyungu afite guhisha ibaruwa wandikiye Minisitiri kandi none hizi twagiye tuzikisha none se ntibarebe none se nyakubahwa Perezida wa Repubulika kuki akurikira amakuru ibintu twagiye tubikisha mu itangazamakuru bigaca ku macano bakabimanura gutyo reba kuva umwaka urenza amezi 2 iki cyo twagitanye mu kwezi kwa 10 ubu tugeze mu kwezi kwa 12 umwaka urenza amezi angahe amezi 2 ndetse ahafata 3 no kuvuga Minisitiri muri perezidansi ntabwo arumva aya makuru nta nubwo yumva ku makuru byaciye ku maradiyo urubanza rwaciye mu itangazamakuru ryose ku mateleviziyo n'amaradiyo yarabivuze tega amakuru twe ntabwo uri Minisitiri wigeze uba Minisitiri wowe Minisitiri reka njye mvuge wowe nuba we nkakugana uzabikora kuko n'ubujumpa amagara ariko uyu munsi ngenda avuga uwo twandikiye ntadusubize reka nkivuge ntabwo ndi bumunenge kuko nabanenze wamushizeho simfite no kunenga umuyobozi ariko ndagira ngo ibitaranshimishije mbivuge reka mvuga amarangamutima yanjye kuko wampaye wakize kuri kamera kugira ngo mbwire abanyarwanda imana ndabwira abanyarwanda ariko mubwire abanyarwanda vuga nadu ndagira ngo mbwire n'abayobozi niho ngiye kugera bamenye ko turi abanyarwanda igihe cyose nta nduru ivugira ubusa ku musozi niba ikibazo cya ADEPR kimaze umwaka n'amezi 18 sibyo kica ku itangazamakuru uwo Minisitiri ntabwo arabona arareba ibintu bita bica ntubona iyi cano turi imbere y'iyi kamera
uraza kubisevinga urasanga njyewe ujya no kuri internet ngiye kuri internet ahantu bitandukanye cyane uhita ubisanga ahantu hose mwita mubisevinga ahantu hose ukabikagerayo nase kwa Minisitiri afite adakurikira ibibazo by'abanyarwanda naramwandikiye we nanjye ndumva n'abagenzi banjye ntiyadusubiza mu kwezi kwa 4 abakristo n'abapasiteri bimuhanga barandika bandikira Minisitiri muri Presidence nabo bavuga kuri icyo kibazo bavuga ati nyakwa turagutakambira kugira ngo icyemezo RGB yafatiye itorero ADEPR kituzana ubuyobozi gihagarikwe ubwo simba kubwiye banditse mu kwezi kwa 4 njye nanditse mu kwezi kwa 2 nanditse mu kwezi kwa 2 bo bandika mu kwezi kwa 4 bategeze ko ndibubone igisubizo konje byahise bica mu itangazamakuru ntiyabasubiza ahubwo ribi batera ubwoba bamwe ribi batera ubwoba bateza ribi yo mu karere ka Muhanga ribi yabigiye wowe reka nkubwire ngewe ntago njya mvuga hano ndi ntago mfite uburenganzira bwo kuza gusebya inzego ntacyo mfa n'inzego ribu n'urwego rw'igihugu kandi gukurikirana ikintu n'uburenganzira bwacyo igihe bavuze ati uriya muntu yanditse wenda arimo arasebanya ribi ikamukurikirana wenda wa muntu akagira ubwo bakabivamo ibyo byo nabyo n'uburenganzira bwayo nibyo ndumva nacyo nakigeza aho ngaho ntago nagitindaho kuko nanjye natewe ubwoba na bamwe muri ribu ariko si ribu yose ariko kuba ntanafunzwe cyangwa ngo wenda bagukoreye icyo ariko ubundi se sinabivuze ndabivuga by'umwihariko ndimo ndavuga noneho ndi kukubwira ndimo ndavuga impamvu ndi kuvuga icyo nagane na nyakwa Minisitiri nibyo nayo ndi kuvuga niyo nanavuzeho iyo ngaho niyo ndi kuvugaho mu kwezi muri ukwezi kwa 4 irindi tsinda ry'Inyabihu rirandika yandikira Minisitiri muri Presidence basaba ko icyemezo RGB yafatiye ADEPR cyakurwa kugira twije amategeko ko birengeje amategeko y'umuryango ADEPR kandi ukora mu Rwanda ubwo ni yangingo nanjye nashingiyeho Icyangugu muri Rusizi abashumba gusa bagira 14 barandika kandi ubwo niko bwiye habaga iterabwoba byo vuga nimuvuguriza ibyo mwanditse abandi bakirukanwa bagita babirukana ko kanya iterabwoba hari ryakorwaga rigakorwa na Isai iyo yamanaga yandika nk'abo bashumba benshi bahise banirukanwa nubwo nyuma cyane barirukanwa kuko ngo banditse abakuru bitoro barirukanwa ngira biraca mu binyamakuru harimo witwa Noel yarirukanwe ibintu birakomera jani mitangazamakuru mu ikora bwoba zanani Kigali yandikira inzego yandikira urwego rwari mu rwego rw'igihugu yatanga kopi muri Presidence urabyumva abantu barisinganisha birakomera mu majyepfo barandika bandikira Minisitiri muri Presidence umva iburasirazuba barandika amabaro ndayafite mu rugo uzambwire nzayazane tuyaganireho urumva inzego zijyana zandika abashumba bandika nta na rimwe Minisitiri muri Presidence yigeze asubiza habe no gutelefona none kankomeze niko dutanga kopi kwa Minisitiri w'intebe niko dutanga kopi kwa Perezida wa Sena niko dutanga kopi kwa Perezida w'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite niko dutanga kopi muri ribu niko dutanga kopi kwa Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu niko dutanga kopi kwa Minisitiri w'ubutabera niko dutanga kopi mu zindi nzego no muri transparency hose twata no muri CPR wa muryango uyoboye amadini ndakubwira ngo kuva uwo mwaka dufite twanditse impapuro ntago nazizana hano ngo tuzikora ikiganiro urumva nayo izo amabaro twanditse abantu bandika urabona ibaruwa umwe impapuro ziba ziyigize wayibonye impapuro zirenga 5 kuko ubusobanura ikibazo ugashiramo ingingo cyangwa mwandikira byinshi none se ko murasoma dictionnaire akayisoma ubu se urupapuro rusha dictionnaire ubu se akankubaza urupapuro rutiteye ku nshinga ni byinshi by'umuntu atasoma impapuro 5 Pastor Karamuka rero se mwandikira Minisitiri muri Presidence yenda si ugomba kwandikirwa yenda abona atari urwandikira kandi twarasa nose nitosoma amategeko uzambwire amategeko arimo RGB kukirwa muri Presidence sine yababyumvise twabyandikaga ntago none se turabayoboye kubyo tuba mu gihugu turinjije kubyo tutazi ibyo dukora aho twihatinda ubwo rero nibyo nasobanuraga mbere yaho rero ubwo turandika izibarwa rezo zose uko zingana nejo bundi nyuma ejo bundi ubwo natangiraga abantu batanyumva
haba abapasiteri batanyumva ntangira mvuga nti nyamara ndabona indembo zigiye kuvaho ndayizazikuraho koko nta tegeko ribikurikiza akurikizaho indembo turere adukuraho nta tegeko ubwo akirukana abashumba b'uturere ubwo arakomeza afasha amaparuwasi 400 hafi na 70 yasigaje 143 abashumba baragenda baricara n'ababungirije yinjira mu bakuru b'itorero ahagarika hafi 2,000 yinjira mu bavuga butumwa arahagarika yikubisa mu badiyakoni ubu yahagaritse ejo bundi agiye kujya mu baririmbyi kuko yavuga ati none niwe umurimbyi yarimbaga muri paruwasi none zikaba zarabaye nkeya zaririmba hehe noneho ejo bundi nyine nkomeje kubona ko kuko yabikoraga njya mu itangazamakuru mvuga nubwo rero naje ko abantu bose nibwo baje kubyumva babashumba noneho bandika igihiriri bose babijyamo bose bari gukora maje kumva bitwa barusatsi maje kumva bitwa bakarisa maje kumva bitwa baja batisa za rubaviriye pfo nabandi benshi birigo bavuga bitangazamakuru ntabwo naje kubavugira bose barivugira kuko twese turasenyera umugozi umwe turashaka kwitoro ryacurikira abantu barabyumva no barakanga bati bya bintu Pastor Ford waravuga nibizima nibyo ibi bintu koko avuga nibyo turabona bigenda bishika noneho rero aho hose twagiye twandika uretse umuntu umwe wawe warigize bimufata ku mutima ni umuyobozi wa transparency ni wowe nyine wavuze Ingabire Makire yavuze ku kibazo cya ADEPR ubwo nari mvuze ubwo nari nshandwe ndi mu itorero none ujya mu bakozi sasa ba ADEPR abakozi ba ADEPR bakoraga ndavuga bakora muri administration bakora mu mirimo itandukanye muri mu abasekreteri abakontabule bose bariruka abantu kuvuga ngo bariruka ubu ngubu mu rukiko harimo abamaje kurega barenga 500 ni ukuvuga ngo twarabaze dusanga abantu muri ADEPR bamaje gutakaza imyanya bari mu bibazo bari guterezwa za camunara uri ukumva kubera bagiye bafata amadeni barabakoze niba ari umukozi akaba yarakoraga ADEPR agafata ideni umushumba yarakoraga ADEPR agafata ideni akayirukanwa kandi umwavarizeri yari ADEPR baza nawe uko bimeze ubu ngubu wase banka yakwihanganira ubwo nuho nabana babo ntibakiga n'abana bamwe ntibiganyira bagiye babivuga ko hari bagiye baca mu itangazamakuru abana babo batagiye ku mashuri habaye ibintu bitiyagaye umunsi umwe nari kuri cano ndaturika ndarira ndebye biteye n'agahinda nenda kunabigarukaho cyane reka gusa icyo nabwira ngarutse inyuma gato ndagira ngo mbwira abaye hari umuyobozi umwe haranagiye ntabwo ndi mumuvuge nahariho yarambwiye ngo se ngo abagiye kuyobora ADEPR ngo abayoboye ADEPR sabayoke ba ADEPR nibyo nabayoke ba ADEPR ngo none se ngo harajibe harabo yakuye ahandi baza kuyobora ADEPR ndavuga ntabwo ntabandi yakuye ahandi nabayoke ba ADEPR ariko ADEPR ifite kwiyoborwa n'abayiyobora ntago bafata umuntu wese w'umuyoboke wa ADEPR ngo agiye kuyobora ADEPR hari impamvu ADEPR ubwayo niyo yicara ikavita watuyobora n'uyu naho RGB nibifashe umuntu izanyite no ADEPR ntago twamenya ko ari no ADEPR kuko igihe tumuhawe na RGB niko namushubije arambwira ngo none se ngo ibyo bakora muvuga ngo bari gusenya ngo bashenya amaparuwasi ndi kuba umuyobozi yanyakiriye ngo bashenya amaparuwasi ngo urumva ngo buriya ngo mukava ngo amaparuwasi ngo 370 ngo yakuweho ngo wenda ngo ndayizeye ngo akabashaka kuvuga ngo uyu muntu ngo ashaka ngo uyu muntu ashaka gusimbuka ngo agwe kure ngo asubira inyuma niko yambwiye ndamubwira nti cyane cyo uvuze nta numva atari cyo none uwo muntu nyine yari yanyakiriye mu bayobozi sindi mu muvuga ahantu ndamubwira ntese ubwo ngubwo niba umuntu yaragendaga ikilometero kimwe agiye kuri paruwasi uyu munsi akaba agenda ibirometero 20 ubwo ndayiza afite uburenganzira kuzasimbuka umuntu agasimbuka ibirometero 40 avuye ku kilometero kimwe ashibiye kuri 20 hanyuma zikava kuri kujana 43 zikazaba 2000 ibintu byubatswe imyaka 80 akabisenya mu mwaka umwe uyu muri manda y'imyaka 6 yihaye azaba amaje kubaka ni maparuwasi angana nayo ngaye urakoze cyane reka nkomeze ndangize kundi kurusoza mbabara ndangize gatoya ikintu akiri kuri minisitiri niho ndi kugerega nahageze niko ndi gusobanura ndimo ndahagera ntago mbitindaho cyane noneho ndamubwira nti se
ubwo ngubwo leta y'u Rwanda yarasimbutse ifata amakomini yose imanze ihindura ibintu ariko yegereje abaturage ubuyobozi no kuvuga ngo umuntu ndamurugero niba zari komini 150 niba zari komini 150 n'urugero mfashe ni hafi aho ngaza ajya ku hafi 150 agafata leta y'u Rwanda igashiraho imirenge 417 ni umuntu yaza gusezerana ku komini none umuntu asezeranira he mu murenge uranyumva ku 150 no kujya kuri 400 urumva icegera abaturage n'iki decentralisation urumva ubuyobozi bwegera abaturage sibwo leta y'u Rwanda ahubwo urongera ntusenye ushaka kubihuza n'icyo bwose nashaka kubihuza na ADEPR kugira ngo ahubwo wongera amaparuwasi wowe urayagabanyije uzasimbuka nyuma ngo usimbuke ngo guga ku 2,000 niko umuyobozi yansobanurira ndamubwira ntibire ntago bishoboka ibintu byo umuntu yashenye ntago umuntu asenya ahubwo arubaka akagenda ahubwo avugura yongera noneho ubwo ndamusobanurira n'ibindi bintu ntasubiramo. Pastor Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu mwaganira ikirere nibwo rero niho naringeze narimo nyine namanje gusobanura uwo twandikiye agomba kutwakira Minisitiri muri Presidence niwe agomba ko yarasubije iki kibazo niwe agombye kuba yaratwakiriye twamusabye umubanano ntiyawuduha niko nabwiye ko nkubwira noneho ngewe ndakubwiye ko manje kubona Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu buryo yakemura ibibazo by'abaturage yakira abanyarwanda atarobanuye terebye igihagararo cy'umuntu nibwo namusabye rero umubanano nabwiye ko namwarikiye ka SMS arampamagara bwa mbere bwa kabiri hanyuma bwa gatatu mbwira ko twagira n'ikiganiro nkumubwira ico mushakira ikiganiro twakigiranye bagiranye zo kuri 29 z'ukwezi kwa 10 yes hanyuma arambaza icyo namushakiraga ndakimubwira twagiye tuvugana ntibikunde neza kubera n'ikirere kitari kimeze neza ariko none ambwira ko kubera ikibazo cyo kwirinda corona twagiranye ikiganiro mu buryo bw'ikoranabuhanga twagiranye ikiganiro rero n'ukuri nkuko navuze ndamushimira antega amatwi ndamusobanurira amabara yose twanditse nkuko nakubwiye nawe arambwira ati mwakoze neza uwo mwandikiye niwe niyo muntu akubwiye ko byari byo wari umubwira ngo ashobora kuba ngo atari we bireba arambwira ati Minisitiri muri Presidence niwe RGB n'imiyoborerwa ati kuba ndavuga niyo mwagiye ati kuduha amakopi ntimamutwandikiye kopi nibyo ni ubutanga buhamya no gushaka twabonye twe icyo dukora ni ubujyanama niba hari umwandikiye mukaduha kopi akadusaba umujyanama turabumuha urabyumva turabumuha niba hari icyo twamufasha mu kugira inama kuko twese duhuriye ku banyarwanda urabyumva abanyarwanda bese twese turabasangiye tuba tugomba gukemura ibibazo by'abanyarwanda twese rero ndamubwira amabaruwa mubwira abapasire bagiye bandika bose uko nabikubwiye kugeza n'abanditse ejo bundi kugeza n'abangaba barimo baravuga ibaruwa zose nzivugaho ndazimubwiraho antega amatwi yarambaza ati se aho babakiriye ni hehe ndabwira nti uretse muri transparency honyine niho honyine bavugiye ADEPR ndamubwira nyose bijyanye no gusenya izo nzego nawe arabyumva yarabyumvaga nkumva byumva neza urabyumva mbese muri make ikibazo yaracumbise Minisitiri Gatabazi aracumva neza atanteye ubwoba atantororije atavuze ngo yangoge ngo ngihute ngo umwanya uri ngo urantwara umwanya urumva n'ibintu yari yateguye tuvugana yawuteguye avuga ati ndashaka kumva uyu muturage kandi byari bihagije kumubwira umuyobozi urabyumva hanyuma gusa nta bindi yarambwiye ati urakoze aranshimira nta cyizere guhaye cyizere kiriyo ko niyo yarambwiye ati ngiye gukora ubuvugizi nicyo kintu yambwiye ati ngiye gukora ubuvugizi niyo promesse sinzahato none se Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu agira kwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika wenda Perezida wa Repubulika aza kurikira ibiganiro nyakubahwa Perezida wa Repubulika azakemura ibibazo byinshi nibaza ko uriya n'ijisho rye ntago Minisitiri Gatabazi aje kubona Perezida ngo nta wundi acaho sibyo
yaje kwa perezida wa repubulika yabijyana kwa minisitiri w'intebe yabiganira hano minisitiri ubireba muri perezidanse yaganiriza umuyobozi wa RGB wenda bakagira icyo bahindura kuko icyo nkeneye icyo nawe yavuze ati none mukeneye kimwe nifuza iki ubwo none kanyije icyo yambajije murifuza iki narifuje nabwe ntikifuzo dufite twebwe nk'abayoboke ba ADEPR nubwo inzego zasenyaguritse ariko abaziyoboraga baracyariho none sarambaza ati abapasiteri ubu bari hehe abo ndabwe none se bavuye mu mirimo abavuye mu mirimo bamwe babashize mu bakirisitu babakuye imbere babashira mu bakirisitu bavuga ko uyoboye uzaje uyobora mudugudu cyangwa paruwasi ari ugomba kuba umuyobozi wicara imbere abandi bakicara mu bakirisitu ubwo urumva imirimo niba wishyira mu bakirisitu ati se none se itegeko rya ADEPR rivuga iki rivuga ko umupasiteri kugira ngo aje kwicara mu bakirisitu aba yakoze ibyaha icyo nacyo yakimbajije ni byinshi yambajije ariko nacyo yakimbajije aba yakoze ibyaha mubaze kugira ngo ave ku ruhimbi imbere aba yakoze iki yakoze icyaha kimujyana abakristo babyibazaho nuko byose mbese nagereye gusobanura mu buryo burambuye kandi buri kimwe akakimbazaho nkagisobanura akantega amatwi ntabwo yambwira ngo byari kugenda kwambwa ati ngeze ntabwo n'umuyoboke wa ADEPR ariko nkawe ubizi amategeko avuga iki ni iki gishobora gukura umupasiteri imbere kikamukura ku ruhimbi kikamujyana mu bakirisitu aba yakoze icyaha n'ibindi nagiye sobanura iby'amashuri tubigarukaho twagarutse ku bintu byinshi ibyo ngo uyobora ngo akeneye amashuri menshi ngo ndavuga nti haraho na RGB yivuguruje RGB bavuze kuza kuyobora ADEPR nibura aba afite lisansi muri theology none we yatuzaniye ntagira na etude ya theology ubwo ntiyivuguruje hiza amashuri asanzwe ariko ndavuga ibyo RGB yari yaravuze RGB yaratangaye RGB yaravuze ngo uzayobora amadini ibwira amadini yose agende yipange uzayobora itorero muri Rwanda agomba kuba afite umuyobozi ndavuga representa cyangwa umuvugizi cyangwa ndayize we yabonye ko yatanabyujuje yiyita ngo n'umushumba mukuru kuko ntago ashobora kumuvugizi kuko ntago itegeko rya ADEPR ryabimwemerera we yahimbye ibye yabonye ko bidashoboka yarasomye asanga amategeko ya ADEPR nta na hamwe yajya mu buyobozi bw'itorero ahita arabihindura kuko twe tugira umuvugizi agomba kuba afite uburambe yarabaye umushumba afite n'uburambe nibura imyaka 10 ndayize umushumba cyangwa yarabanira ku mukuru w'itorero nibura umukuru w'itorero ni imyaka 10 umushumba agomba kuba nibura ari mu myaka 5 gutyo kandi cyaka bakaba ari inyangamugayo kandi agashidwaho n'abayoboke ba ADEPR bakaba bamuhuriye bamwemera ibyo byose rero nta kimwe yujuje agashidwaho n'abahagarariye abayoboke ba abayoboke ba ADEPR bafite abahagarariye nkuko mu Rwanda twese ntago dufite abaduhagarariye mu musibo akazamuka mudugudu tuzamukira mu kagara katuzamukira mu karere gutyo ubwo rero we nta na kimwe noneho we kubera ko yabonye atabyujuje ahita arabihindura we noneho ahindura intuzo yivuga ko yigira umushumba mukuru yari yimitse aritora arangiza yigira umushumba mukuru rero havuga iki aka kantu gakurikire njyewe buriya nkunda gusoma ibitabo cyane nakubiye ko ndi umuvolisiyoneri nkunda ibintu no kureba impinduka naho hirya no hino ku isi nkunda gusoma ibintu by'abantu bagiye bahindura ibintu buriya iyo umuntu ari umuyobe iyo umuntu yayobye abamukurikiye arabayobya wabyumvise iyo umuntu ari umuyobe abamukurikiye bakamujya inyuma arabayobya nabo arabayobya nyine bakayoba inzira bari barimo noneho babayobe bakayobya abazabayoboka ako kantu bakumvise iyo umuntu ari umuyobe urumva yayobye abamukurikiye arabayobya babandi yayobeje bakayobya bazabakurikira habayeho ikintu kimwe ndimo mvuga kuri ndayizeye yigeze kugira gutya akora amasengesho y'imisi 70 niyo nshaka gusoreza akora amasengesho avuga ngo nibasenge imisi 70 iyo misi 70 muri Bibiliya tugenderaho nta muntu yigeze yisenga muri ayo masengesho yarimo ngo sengera itorero nibwo yaracyagera ngo ko ari gusaba imbaraga mu itorero
no kugira ngo abantu bumve impinduka ari no gusengera corona sibyo ngo hari wenda impamvu yageze 70 ko kugira ngo wenda na corona ayisengera iveho none corona kugeza umunsi twicaye muri studio ko twambaga agapfukamunwa ubwo niba umuntu ageze n'igihaza n'ibintu mu torero sibyo nkubwiye nti ntabwo ashobora kugendana na doctrine y'itorero ntabwo ashobora kugendana n'amategeko y'itorero kuko ntazi n'itorero ntazi na Bibiliya kuko ntabwo yize ko yigize umushumba mukuru yenda waruvuze ngo asagisha iminsi 70 kandi bitamuri Bibiliya ashobora kubagasha kuri we yenda ibyo byo ndumva bitabinenge keretse niba hari ibindi bikorwa bitajyanye n'amasengesho byakozwe ariko naho gusenga iminsi 70 n'iminsi 100 wayisenga muzi nibirimo nagasha nyine byose nibiri nakuye ko birimo ibyo akora byose nagasha ufashe paruwasi 147 ukazishira ku 143 ukaba ku ari ugusubira inyama kugira ngo nusimbuka uzagwe kuri paruwasi ibihumbi bingahe ushubije umuntu wagenda kuri kilometero kimwe akaja mu birometero akaja mu birometero 20 mu cyaro mu misozi kilometero kimwe yabona gicangwa kuri paruwasi ubakaje abanyene birometero 20 ibyo nubuyobe buryo umuntu yayobye n'abayoboye arabayobye niko navuga ko nta decentralisation irimo irihese naguhaye natanze urugero rwa leta y'u Rwanda nabwo leta y'u Rwanda yafasha amakomini urabyumva ntiyagira 10 ahubwo amakomini yasimbuza imirenge kugira ngo abaturage abanyarwanda babone icyangombwa hafi bashyira imirenge 417 ntabwo nayivuza wumva none se wavuga gute ko afata amaparuwasi ukayasenya none icya kabiri ukirukana abakozi bakoragamo kandi nyine nakubwira byo nagane na Minisitiri Gatare yambajije nuko nimyemerere nuko twemere tujye muri uwo murimo reka nshozeho yanambwiye ko abapasiteri bakora umuhamagaro itoro ryamaze imyaka hafi 70 nta mushahara abapasiteri bakorera ariko bubatse n'amaparuwasi yose ntabwo rero tubereza naramusonye namubwiye kimbagije nabwiye nino se ADEPR ni uruganda n'uruganda rwakoraga isukari none bikaje byabuze ko nubundi imisanzu ba makristo uko abapasiteri nibo bashaka iyo misanzu uko ibintu bize bingana bakabisaranganya nta mpamvu rero ko umupasiteri yarahiriye gukorera Imana aja gutakaza kaza arambatse se nta kandi kazi bashaka ndamubwira se umuntu yagiye mutorera ari umusore agaca mu bukristo akaba umuririmbyi akaba umudiyakoni akaba mwarimu akaba umukuru w'itorero akaba umushumba urumva iyo myaka agezemo n'abatoya barakabuze uwo muntu yakakazi yakabona kandi yari noneho yari haye gukorera Imana yari yeguriye Imana buri umupadiri cyangwa ubikira urabyumva yaramba ati ikindi yambagije ni ikijyanye nuko yambagije ko mbese araje bishobora ko yaraturebeye kure ikatushakira abayobozi abona abayobora itorero ndabwiye ntiharaje ibi ntago ari umuyoboke ndamubwiye ko yaraje batari umuyoboke wa ADEPR urabyumva ndavuga ibibazo yagiye ambaza ndi kujya navuga nagura ntago ari byinshi twavuganye byinshi ntago naraje imbere umuyoboke wa ADEPR yatumenyera abaza kutuyobora kandi nta nahandi iranabikora ADEPR ni igiye kwigira kushiraho abayobozi urakoze cyane inshuti bakunzi mudukurikiye ku Irenga TV mwabyumvise ni byinshi Pastor Karamaka avuze bagiye turanyuzamo twabaza kugira ngo namwe mujye mwumva uko bagiye babitangira kugeza kuri mwanya mwaganire na Minisitiri Gatabazi atanga icyizere ko agiye gukora ubuvugizi ese wewe ntabwo afite ko cyane ko atari mwandikiye kwikana muri administration agiye kwaza mbese we ntiyabijyamo akabikemura ariko murabona ko muri iyo mikorere yo kuba yenda mumwifuza ko byakorwa gutya n'ibikorwa gutyo inzibacyuho yaje kurangira ko yarangiye ubu ngubu harimo manda mubona hari icyizere se muri manda hari ikibazo hari icyo bitwaye ntibyarangiye mubona hari icyo bizatanga hagiye manda ya ADEPR nkunda kubigaruka abanyamakuru bameze nk'abarimu umwarimu akuze niyo nzibacuho nayo tutemera ntirarangira niyo bacuho nayo ntitwanayemeye kuko uwakoze inzibacuho nakubiye ko tutamuzi atuje ibyamo kuza kuyobora inzibacuho muri ADEPR kuko ntitwama ADEPR kwishakira abayikorera inzibacuho ntibabuze ifite abashumba bayoboye uturere abagabo b'inararibonye ifite abagabo bayoboye indembo
bakwije ibyangombwa, ifite abakuru b'itorero bizi, urabizi ADEPR ifite abantu b'abentelectuel bashoboye. Ntago rero iyo nzi bacona tutemera. Niyo ngiye ashigwa jibi nikiriho kuko nta matora tuzi yabaye. Yatowe none se watowe nini? Yatorewe. Nyina nk'umunyamakuru, wowe ufite ayo makuru. Nagiye mbibaza n'abanyamakuru bane bamaze imisi bampa ibiganiro. Ndakubaza nk'umunyamakuru. Ayo matora hatoye nde? Abatowe ni bande babonye amajwi angahe? Ko leta yashizeho amatora mu masibo tukaza gutora twese. Ikabitangaza bigaca ku maradiyo. No kutangaza amakuru byose n'iryandika ni kuri internet ni no kuri za YouTube. Tukajya mu matora y'umudugudu. Urabyumva? Tukajya mu matora mu mirenge. Tukajya mu matora mu turere ejo bundi twarabirangije. Urabyumva? Bigatangazwa n'amajwi bagiye babona nuko bagiye bakurikirana mu majwi. Mu gihugu cyose twarabikurikirana uko mbikubwiye. Hanyuma muri ADEPR umuyobozi uje kuyobora miliyoni 3 z'abakirisitu. Sibyo? Hari akarere kayobora miliyoni 3 z'abakirisitu mu Rwanda. Karahari. Ugabanye miliyoni 13 z'abanyarwanda. Ukazigabanya uturere 30. Gabanya umbwire meya abantu ayobora. Bigabanya ubimbwire. Cyane ko buri karere gatangana na kandi. Oya wenda kora oya tubiva by'imibare. Ndakubaza niba umuyobozi ushinzwe amatora mu rwego rw'igihugu nyakubahwa Mbanda niko bamwita Mbanda ari utangaza amatora yabaye mu mirenge yabaye mu turere urukunyumva ari na utoresha nyakubahwa perezida wa repubulika inzego n'abadepite n'iki agatangaza amajwi babonye nuko bagiye bakurikirana. ADEPR umuyobozi wa kuyobora ADEPR abakristo barenga miliyoni 3 agatorerwa mu cyumba ahantu akinyabya muri hoteli ya Dove wenda nko mu Gasare urabyumva n'abantu nk'icumi nk'ubu mbese nk'ubu tukava muri studio nk'ubu gahita utangaza. Ngewe niyo tangazo naryumvise ni tangazo twabonye risohotse kuri Life Radio ya radio ADEPR. None se waza gutoresha ko nahagiye habandi matona kuko Samuel yatowe n'abakaruranga bari yamamaje baratora n'abandi waza ntago itangaza mu kurya bagari hari bakavuga ati hatowe abatowe bakavuga batowe nabiyamamaje. None se wowe kubimbwiye ngo yaratowe ngo habaye amatora ndakubaje nk'umunyamakuru batoreye he amajwi yagize nangahe ndayizeye yamamaje we nande umwungirije yabonye amajwi ngahe uwo mwanya wiyamajemo abantu bangahe ni banga amajwi nangahe amajwi yafite hasotangaza igenewe abanyamakuru rivuga abayitorewe manda yo kuyobora ADEPR manda y'imyaka 6 ni tangazo ntabwo rijya mu detail gutyo haje hari ubuyobozi kubakurikirana siko tangazo ze rimeze uko riri noneho itangazo kangemere turi mu kiganiro kizabonwa n'abanyarwanda n'abayoboke ba ADEPR n'abandi batabanyarwanda bakunda ADEPR n'abayobozi b'igihugu sibyo genda umbarize iryo tangazo itangazo ryo itajara genda ushake nk'umunyamakuru ndayize ari hariya shaka ibicukumbuye genda ushaka amakuru acukumbuye nese nibanga ubuse ayakona yazanye ubuse ko ngwibyo navuye na minisitiri ko ntabigize ibanga mbese uri ntumenye ushaka gucukumbura genda cukumbura tuzanira amajwi ngewe ndagutumye genda tuzanira amajwi utangiriza buti Pastor Frodouari karamu kaciye hano avuga ko nta matora yabaye ariko ngewe nk'umunyamakuru bagemahe ngewe nagiye ndicukumburira sanga ndayizere yari yamamaje n'abakandida wenda bari 5 ndayizabarusha amajwi ayo yabonye naya wa kabiri yabonye aya wa gatatu yabonye aya ku mwanya wa vice wabyumva uwabonye aya wa kabiri yabonye aya imyanya 5 yo muri ADEPR yizo kwikurikirana urabyumva ingingo zashingiwe amatora yateguye igihe kingane gucya ingingo zashingiwe njewe gusa mubizana abanyamakuru ndabatumye mwese ndashaka no kuntuma ngo nzabaze niba itangazo ryo kwiyamamariza iyo myanya yaratanzwe hari itangazo ryatanzwe n'amajwi bujya barabika n'amajwi y'abagoti ryatanzwe ryo kwiyamamariza iyo myanya none igiba cyarabonetse noneho n'amatora abiyamamaje sawa tuzabijyamo bakoze cyane tuzabijyamo hanyuma kugeza ubu tugeze ku musozo w'ikiganiro bwana Pastor Karamuka nyuma y'ibyo byose muvuga ko manda y'inzibacyuho mutayemera ndetse ko nabyo bijyanye n'amatora ya manda y'imyaka 6 bitoreye bavuga ko batowe
bagenzi babo cyangwa se uko bitoye cyangwa uko baye matora yagenze ntimubyemera urumva muhera mu nzibacyuho nayo mutemera nta bintu byiza kugeza ubu byarakozwe mu nzibacyuho muzi mu gusoza nta bintu byiza byarakozwe reka mu kuvuga kansubira inyuma ntago uvuze ngo ntitubyemera ntago n'ababikoze ntibabyemera nta n'uwabyemera na leta ntiyanabyemera na leta ntago yatoresha gutyo leta y'u Rwanda ntago ishobora gutoresha nta matora nakubwiye ngo nta matora yabera mu Rwanda ngo abe matora ameze gutyo nta matora yabaye inzibacyuho nayo ni twashyiriweho na RGB y'igitugu ntacyo yakora nakubwiye ko ntacyo yakoze dushima ngo yarashenye icyo dushima se dushima ko yashenye yirukanya abashumba igasenya inzego igasenya amaparuwasi igasenya kuri bitorero igasenya abadiyakoni igasenya abavuga butumwa n'abarimu igasenya abantu amasosiyasiyo ya ADEPR abakoragamo bakirukanwa nibyo dushima muri make iyi biro y'inzibacyuho namwe ubwanyu mutemera nyine nta kintu wowe se wowe ushimike nje ndakubaza nanjye ndakuba ngewe ntanze igisubizo nanjye kankubaza turi mu kiganiro abanyamakuru niyo mukunda kuvugira ADEPR uyivugira ngo wowe niba uri mu ruhande rwa ADEPR nk'mu kiganiro tukugirana wowe ushimike nk'umunyamakuru oya nk'umunyamakuru nese abanyamakuru bashima nta munyamakuru wivanga oya abanyamakuru barashima ndamana abanyamakuru tukananenga ejo bundi ariko ikintu ndi kukubaza wowe uri mu mwanya w'umuntu w'impirimbanyi zo guharanira impinduka ni ukuvuga ngo ngewe ukumbaza nk'umunyamakuru ubwo naba ntangire umunyamakuru ngiye gusubiza icyo kibazo ndakubwira ngo ngewe gushima no kunenga abanyamakuru iyo dutari inkuru nuko tunazibalance ubundi umvise iyo ni imikorere y'itangazamakuru ni na ngombwa ndakubaza niba nta byiza baba barakoze unange ukambaza biriyesi ubwo ni ukuvuga ngo wowe ugomba kunsubiza ngiye navuze ko ngiye nakweretse ibyasenyutse nta bindi byiza mbona none si byiza nta biriho noneho rero ahubwo wenda akamubwira ibyakoretse ibibi byaragwiriye ahagwirije ibyo navuga ibyo narumbajije nawe nari gusubiza mu jambo rimwe ibibi byo byaragwiriye ibyaha byaragwiriye urwangano rwaragwiriye ubugome bwaragwiriye mbese byabaye ibintu bibi cyane mu itoro kuva amateka y'isi kuva amateka y'itoro ryo ku isi apana itoro rya ADEPR mu mateka y'amatoro yose nibo bwa mbere bibaye ku isi yose ashobora gusenya ibintu byubatswe imyaka 80 akavanga ngo ni intambwe ngo ari gutangwa azasimbuke ngo agukure amaje gusenya amaparuwasi magana amaparuwasi nabwo ngo yubatswe mu myaka 80 ntago wayasenya mu mwaka umwe uzayubaka mu myaka muri manda y'imyaka yihaye imyaka 6. Okay, urakoze cyane. Pastor Karamuka hano tugiye impaka nyinshi nanjye bazi ibyo nemera. Reka nongera akakano kamwe. Ndayizeye niyo wa muhamanda y'imyaka 60. Sibyo? Ukamuhamanda y'imyaka 60. Ntago yazubaka amaparuwasi 300 yashenye. Ndakurahiye. Ndi imbere ya kamera hano. Ndarahiye Imana nkorera. Niyo wa muhamanda wewe wenda muhamanda y'imyaka 60. Ayobo ya ADEPR. Oya itandatu ni mike kuba yubatse mu paruwasi 300 yashenye ariko imyaka 60 urabyumva inama imyaka nashire imyaka 60 ayoboye ntaho tuzajya itoro ntaho rizajya 30 zaba rikiriho nanye nzaba nkiriho muri 60 imyaka 30 nzaba nkiriho urumva nawe uzaba ukiri ndabona utaragira nagira ejo bundi mama yapfuye afite imyaka 100 kandi yapfuye nta nkone yitwaza yaguye yarakugize rero mu myaka mfite nawe iyo ufite yimuhaye ntago yaza buyobatse mu paruwasi ni ibibi byaragwiriye ni ibyo bagomba kutuza utagiye impaka uruvuga ngo wagiye impaka n'umunyamakuru nubwo ari byari byiza kuko tuba tugenda twinjiramo ariko mu by'ukuri hanyuma kuri wowe ugenda hirya no hino ati baratotezwa bose bagize gute babayeho batese abantu bagiye bahura n'ibibazo kuri byose vuga ngo ibyaha byariyongereye ubugome buriyongera ingoma ya Isai ntabwo muyemera kandi kuri we nuko akenshi nayo tuzagerageza tumutumire mu kiganiro cyangwa tumusanga bari nawe yivugire ashobora kugaragaza ko ibyo akora ari uburyo bwe bwo gukora kandi bwiza haza habo babaye bate bari abirukanywe n'abari bagize gute bagiye bahura n'ibibazo bitandukanye nabivuze gitangura nagenda bivugiramo babayeho nabi ubuzima ni bubi cyane kubashumba kandi mbihanganisha mvuga ngo polisana nibihangane abariko baraterezwa amazu
abana batoreje abana ku mashuri uzi ko yirukanye abashumba abana bagiye gusubira bari bamaze igihe abana batiga yashenye izo nzego mu kwezi kwa hari nko mu kwezi kwa mbere yari amaze amezi 3 yari amaze amezi 3 gutyo ahita mu kwa mbere hari mu kwa mbere umba agiye mu kwa 10 kwa 11 kwa 12 kwa mbere yari amezi 3 ahita kubita hasi baratungurwa abana ufite umwana uri bizajya muri kaminuza umuntu agomba kujya wenda udafite amahaka ajya muri banki no muri sako bakamugiza amafaranga kohereza umwana kuri kaminuza abajya sogonderi icyo gihe babyutse mu gitondo babona itangazo vuga ngo amaparuwasi yakuweho abapasiteri bagende bicare imbere hazicara abahawe inshingano iryo tangazo ryabaye incamugongo n'uyu munsi yabaye amarira menshi mu bana b'abapasiteri bamwe bahise banga itorero bamwe hariho n'ingeri wumva umwana w'umushumba umwe ngo yagiye muri indi torero ari abita amacaca yari umuhanzi numvaga bivuga ku maradiyo njya mbikurikira ku maradiyo twakubiswe n'itagira amazi abantu bari mu buzima bubi cyane bubabaje nakubwiye ko imyaka bari bagezemo urabona mu gaturika umuntu aba musenyeri ageze mu myaka 60 cyangwa 70 kuva kuri 70 na papa ngira ngo abarengeje 80 wabyumvise mu mwana nta muntu usaza nta busaza mu mana nta musaza ubayo nta pansi iba mu mana usezera kuzakora muzakorera imana kugeza upfuye mu kazi haba pansiyo imva tega amatwi nkubwire mu kazi haba pansiyo ntago muri ADEPR ari akazi n'umuhamagaro w'umuntu ntago ndayizeye rero ibyo byose aguma ashakisha nk'ubu yashakira ngo sinawe njya kwa pastor yari ataranamo n'umukirisitu singana nawe nta nubwo ubu se yamenya abantu bose aza abapastor bose n'abayobozi iyo basengerewe ubu Kristo bwanje sarabuzi ubajije nabere umukirisitu wa ADEPR muri za 85 we yaranganiki urebye imyaka afite ntabwo kwiye kubaza nk'ibintu nk'ibyo murakoze cyane reka dusoze gutyo ushaka gusoza guterera cyangwa gusoza gutyo igihe cyose ngiye gusoza nja mugira inama ngewe inama namugira niba ashaka ubuzima akaba ashaka kuzarangiza heza akazagira aje heza yakwegura itora akarisubiza bene ryo nta nubwo yanakwegura wowe we yakwikura akavamo nta nuwo yanandikira ko ntamushizeho ubwo bwaca mu gitondo atakiza nkuko umukristo yaguye iyo umukristo yaguye cyangwa agiye muri toro ntabwo asezera umukristo agiye muri ADEPR ntabwo aza gusezera urabyumva natwe kandi iyo tugiye kwihana dukise satani ntabwo tujya gusezera satani ngo turetse kujya mu kabari ntabwo tujya gusezera akabari we nanyomboke urabyumva avuga ati ibintu nakoze asabe amaneka amaboko asaba imbabazi naho natabikora ibyago n'amakuba biramuri inyuma rero namugira inama kandi nkagira n'inama n'izindi nzego twagiye twandikira nkuko nabivuze n'abandi bakageza kutwakira tugasobanura ibibazo byacu kuko ntago tuzigera duhagarika ntago nzigera mpagarara n'umunsi n'umwe ntabonye ADEPR ibonye impinduka abayicumba basubiye ku ruhimbi batanga igaburo ryera abakuru b'itoro mbabona bari kubatiza ntabonye ababyeyi batureze neza bari mu itorero banezerewe abasaza bacu bagasazira mu itorero bafite umunezero igihe cyose ntazabona Kristo banezerewe abashumba batubyaje ubutumwa banezerewe abakuru b'intore ntago nzigera ntuza n'umunsi n'umwe ubu ndakomeje mpereye Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Ijyanyakiriye shigaje abantu 3 ndashaka gushaka umuvunyi mukuru nkashaka Minisitiri w'Intebe abo bose nibanyakire cyangwa ntibanyakire nzasubira ku mukuru w'igihugu Imana igumugisha ariko ADEPR ifite abashumba bungu nashoje arakoze cyane nshuti wakoze kugera mu irenga TV turagushimiye cyane Pastor Karamuka wagize neza kuhagera murakoze nanyishimiye ubuyobozi bwa irenga TV kandi nawe ndagushimiye umunyamakuru bagemahe Imana igumugisha Imana umugisha badufashe kuri kamera ndababona wa mukobwa ndacamureba bari maramwenyura nuriya musore mwiza cyane bose ndabashimiye umusore mwiza cyane kandi bambaye neza barasa neza no kwenda kamera bafashe nabo ndabashimiye kandi shimiye n'abanyarwanda bazakurikira iki kiganiro kandi shimiye n'abakristo ba ADEPR bazakurikira ikiganiro
kandi ndashimiye abazashima n'abazagira ibyo banenga bose bazandika uko babitekereza kandi nimumpamagara kuza kugira icyo bivuga byo bazagira ibibazo bakagira ibibazo babaza ndaza kubisobanura. Imana ibaho umugisha. Urakoze cyane. Turamushimiye Pastor Karamuka, namwe tubashimiye cyane ko mukomeje kubana natwe ku Irenga TV. Avuze ibitekerezo byavuze urugendo yagenze naho bigeze, ariko cyane yashatse kwibanda cyane mu gushimira Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Nyakubahwa Jean Marie Vianney wamuhamagaye bakagirana ikiganiro, ndetse akamwizeza ko agiye kubikora ubuvugizi cyane ko watandikiwe nk'uko wabivuze, ahubwo ko azabikora ubuvugizi kuri uriya Minisitiri muri Perezidansi wandikiwe. Urumva rero ko yaje afite morale nyinshi zo gushaka kuvuga ukuntu rwose byamushimishije kwakirwa na Minisitiri mu gihe kirekire bagiye bandika badakunda guhamagara cyangwa bakirwa. Yamushimiye cyane. Rero reka twongere tumushimire, namwe tubashimire ko mukomeje kubana natwe, kandi buri gihe cyose batubazana abatumirwa batandukanye. Nawe ufite ibitekerezo byawe bizane, buri wese azavuga uko abyumva. Ikibi ntabwo twemera abantu basesereza, ahubwo kuvuga bino bigaragara nk'ibi byose abavuze bifatika bigaragara, n'undi wese n'umwana muto yakwereka ngo ikintu kiragaragara, rwose tuzakwakira cyangwa duhamagara tugusanga aho ngaho kuri tele. Nanjye di Clement Bagemahe, mukomeze mugubwe neza cyane. Commentaire zanyu turazikeneye, gukora subscribe byo muzikore rwose, mukoreshe sharing uko ikiganiro kikugezeho, cyohereza abandi nabo biyumvira ukuntu ibintu bimeze naho bigeze. Hamwe n'umusaza Karamuka Impirimbanyi imazamo n'igihe kandi arahirimbana, urabona ko ntabwo yoroshye muzehe. Mwakoze cyane, mukomeze mugire ibihe byiza. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.